mu minota tugira inama, turibukiranya, tubwirizanya ibyiza twabuzanye ibibi, kandi twirinda kuba ibyo tudakora. Ikaze mu ishuri rya none. mu minota 5 ya none mu ishuri twigamo, nyemera twigane untize amatwi n'ubwenge bwawe mu gukoresha inyurabwenge, ubundi unkundire ntangire mvuga nti ubumwe bwacu, urukundo hagati yacu niwo mutaka udukwiye, ariko uyu mutaka ntubaho wishyizeho, nahanjye nawe tukawushyiraho. Zuba rimurika tumurikire, kwezi gucanda ucanire, nyenyeri murika tumurikire, mbere umuri nawe aguka maze utumurikire, ugere mu mitima yacu nk'abantu. Abantu nibakubura bazazima bazimire, ubumwe bwacu umutaka udukwiye, ariko utabaho. Nyemera twigane unkundire tugendane. Fasha usubize ibi bibazo. Nihe heza umuntu wanga undi yageze? Nihe heza amacakubiri yagejeje abayagira? Ishyari, amatika adafite ishingiro, ivangura no kwironda bitangirwa umugisha ungana ute? Wowe wamaze kubatwa n'ibi bibi byose, kwita indwara z'umutima, maze warangira ugatangira no kuzikwirakwiza mu bandi n'abakiri bato b'ejo hazaza. Urimo kubiba iki? Uramutse uhawe amahirwe yo gusaba ibihembo by'ibyo wabibye, watinyuka kuvuga ko wabibye iki? Koresha inyurabwenge, amahirwe masa niwe urimo gusubiza ibyo bibazo. Kubana mu mahoro si ibintu bidashoboka, kubana buri umwe yibonamo undi si ibintu bidashoboka, ubumwe butarimo ivangura si ikintu kidashoboka. Ikibazo ni inyungu za nyiri ukubyimika bigiriramo. Ese niba ufite inyungu mu kwimika ibi bishoboka wagize ibidashoboka, uzazibona kugeza ryari? Ubumwe bwacu umutaka udukwiye, ariko utabaho. Vuga uti ndabyanze, vuga uti turi umwe, vuga uti ubumwe bwacu umwambaro utubereye, ubumwe bwacu igisobanuro cy'ubuzima bwuzuye imbaraga. Baramubajije bati ese kuki utajya ufata uruhande mu mpande abantu bahisemo bivangura? Nuko arabasubiza mu ijwi rituje ati ese barasenga? Baramusubiza bati yego barasenga. Arongera ati ese bajya bababara iyo hagize ubahemukira? Baramusubiza bati yego iyo bagize icyo bahura nacyo barababara. Ntiyarekeye aho, ahubwo yarakomeje arababaza ati ese baba bazi ko urutare iyo rwamaze gucikagurikamo ibice ko aribwo rworohera buri wese kuba yarwigiraho ibyo ashaka? Baramusubiza bati ibyo birumvikana. Nuko maze arababwira ati mwambajije impamvu ndajya mfata uruhande mu mpande mu bice abantu biciyemo. Nta yindi mpamvu uretse ko nanga umwanda. Uwo mwanda bawuhisemo n'inshuti zanjye, kandi umwanda barimo si umwe. Nafata uruhande nte? Ubwabyo n'umwanda bari munyuranye. Abo yasubizaga byarabayobeye, maze bati ese umenye ko umuntu akwanga ntacyo akwangira, ntacyo mwapfuye, yewe rimwe na rimwe akuziza ivangura, wakora iki? Yabasubije aseka cyane ati namukunda kurusha, ariko ahita atangira gusuka amarira ati iyo mvuga ibi simba nshaka kwerekana ko ari njye uzi ibibi by'ivangura n'inzangano kurusha abandi, cyangwa ngo nerekane ko guca bugufi bidaca umugongo ahubwo bica inzira. Ahubwo impamvu mvuga ibi nuko nabonye ibirenze ukuri kw'ibiva ku minwa y'abantu bitandukanye n'ukuri kuri mu mitima yabo. Ikiganiro cyarakomeje, maze arangije abwira abamubazaga ati nasomye mu mateka umugabo wabaye mwiza ku banzi be, ntacyo yaziraga uretse imyemerere ye, inkomoko ye, urwango rutagize icyo rushingiyeho. Mutese byagenze bite? Uyu mugabo yari afite umuturanyi w'umwanga, agakunda kumubangamira. Iyo ijoro ryageraga yaragendaga akituma ku muryango we. Yabikoze igihe kinini. Yewe uyu mugabo yaje kumenya ko umuturanyi we ari uzana umwanda ku muryango we. Mbere yuko nkomeza iki kiganiro, ibaze nibaze ari wowe bibayeho cyangwa ari njye bibayeho, uyu wamukorera iki? Ni wowe uzi ikikujemo mbere. Yarakomeje abaganirira amateka y'uwo mugabo yasomye, maze umunsi umwe wa muturanye ararwara. Uwo munsi ntiyabashije kujya kwituma ku muryango wa mugabo nk'ibisanzwe. Rero uyu mugabo yarabyukaga mu gitondo agakuraho umwanda bashyize ku muryango we. Uwo munsi yarabyutse asanga ntawe uhari. Umugabo yagize impungenge, yumva agize ubwoba ati ese umuturanyi wanjye yabaye iki?
iki? Nuko uyu mugabo ajya gusura wa muturanyi we, agezeyo ati namenye ko utameze neza, namenye ko ushobora kuba ufite ikibazo, bityo nari nje kukuramutsa ngira ngo menye n'ikibazo wagize. Umuturanyi we ati narwaye, ariko se wamenye gute ko nshobora kuba ntameze neza? Umugabo aramusubiza ati nta kindi cyabimenyesheje uretse ko nabyutse nkabura ibyo wari waramenyereje. Umuturanyi yikanzemo, ariko yumva ko uwo yahemukiraga yari amuzi, ariko ntiyigeze amwitura inabi. Nuko maze kuva uwo munsi asaba imbabazi kandi aca bugufi, urwango ruhinduka urukundo. Nawe rero ujye ukunda umwanzi wawe, umuntu nakwanga uzamukunde, kuko nicyo cyonyine kizazana urukundo mu bantu. Naho ubundi urwango nirwiturwa urwango, hazahoraho urwango. Urwango nirwiturwa urukundo, urukundo ruzatsinda. Ubumwe bwacu umutaka udukwiye ariko utabaho. Nyemera twigane, koresha inyurabwenge. Ubuyobozi butangwa n'Imana, ujye wubaha buri muyobozi wawe. Ababyeyi bawe nabo ujye ububaha, abantu bose muri rusange ujye ububaha, ariko aba bose uzabasuzugure cyane igihe bazaba kuganisha mu nzangano, mu macakubiri. Umuyobozi wawe uzamusuzugure, umubyeyi wawe uzamusuzugure, inshuti zawe uzazisuzugure, nibigeraho bashaka kubiba mu rwango, amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose. Twese tugira roho imwe kandi twemera tukanizera ko iyo roho ive mu muntu biba ari ryo herezo ry'ubuzima bwe. Uzanga ivangura ryose, kabone ubwo warishishikarizwa n'umubyeyi wawe, niyo yakubwira ko nudakurikiza ibyo akubwira ari bupfe, uzamureka apfe. Ahubwo umwibutse ko uretse iyo roho imwe afite, niyo yagira roho 100 zose zavamo imwe ku yindi kugera zishize, ariko utemeye isomo ry'ivangura rye. Ibyo kandi uzabisuzugurira umuyobozi wawe, uzabona yari imitsi ivangura. Ubumwe mu bantu si ibintu bidashoboka, ahubwo ikibazo ni ukudasenyera umugozi umwe ngo abantu barwanye ibibatanya. Inyungu nke muri byo bibibagiza ko umuntu ari umuntu kandi nta muntu waremye umuntu. Mu busanzwe dutegetswe kubaha. Mu ishuri rya none ngusabye kuzajya ugira n'agasuzuguro, kubaha mu byo ukwiye kubaha. Agasuzuguro bivuze kwanga ikibi cyose, kabone ubwo cyaba kiri ku mubyeyi wawe cyangwa ukuyobora, yewe n'inshuti zawe. Ikinyuranyo cy'ibyo twembi tuzategereza ibizatugeraho niduha ikibi intebe. Bati ese kuki abaguhemukira wowe utabahemukira ngo bumve ububi bw'ibyo bagukorera, bumve uburibwe uhura nabwo iyo nawe baguhemukiye? Nawe ati naho twaba dutandukaniye kandi njye ngomba gukora itandukaniro nabo. Ikindi kandi mu migongo yabo hazavamo abeza, urubyaro rwabo. Ntimugatoze abana ubukozi bw'ibibi bwanyu. Tugirana inama, turibukiranya, tubwirizanya ibyiza twabuzanye ibibi, kandi twirinda kuba ibyo tudakora.